Umeze neza? Meze neza cyane. Sana ari ngukumbuye. Nanjye nuko. Yewe, Sherino nora muri kawe. Oya, nagari cyane nawe ntugakabye. Ashirika nkubaze. Nta muntu wanciye inyuma. Oya nawe, sugurumba nabikora. Usigaye uciye, dore amatayi, dore ibisuko, dore udushenete twiza, dore amaherena, shiri. Shiri nago birenze nibisanzwe. Ubu ni se subizi ko nkunda kwiyitaho. Ndabizi. Bite se? Ni byiza. Se barantira gahoraho kabisa. Nari ngukumbuye ubyumva ariko ukuntu nari ngukumbuye. Ntange se? Nakurusha. Nunge nagukumburaga. Urumva? Nagukumburaga nkumva ngiye guturumbuka mu ruhu ngo niruke. Utabeshye? Nukuri. Sheri munda ariko ari kunjye niba ari igifu. Oya buriya nukunda zihuje. No kudangiye niba byari kumburanye. Inda yaziwe zidaherukana zirakumburana. Ndabyumva. Sha rero uribuka ko uyu munsi ari Saint Valentin? Sheri uyu munsi ni Saint Valentin. Uyu munsi ni Saint Valentin nicyo cyankuye muri Afrika y'Epfo. Nabyo narinzi. Uyu munsi burya ari Saint Valentin. Sha uyu munsi ni Saint Valentin. Naga nari mbizi. Narebye ndavuga nti rero ntabwo nakwizihiza Saint Valentin njyenyine ntari kumwe n'umukunzi. Akoshero nabyibuka gute narinzi kuri kure nkavuga n'ubundi sindi bubasha kukubona ibyo nakwigira byose. Niyo mpamvu ntabyibukaga. Ariko nge nagutekerezaga. Ngaho miriza. Aye mise ni bami. Aposto we have this. Hura! Sheri, ndagukunda. Asa Sheri kuki nongura cyane uzi kuzatuma ndwara umutima. Oya ari ngombwa Sheri, ari ngombwa nokuri. None se ni byiza. Ntago ari ibi gusa. Hari ahantu hari hoteli nabonye nziza dushobora gusohokeramo. Sheri hoteli? Tabeshye. Nabonye hoteli nziza dushobora gusohokeramo uyu munsi wacu tukawizihiza neza umunsi w'abakundana. Ubu ugiye kujyana muri hoteli? Rwose ngiye kujyana muri hoteli. Mana yanjye rero we. Muri hoteli? Muri hoteli. Hoteli. Kameze neza. Uziko ukubera urukundo ngukunda n'ukuntu nari ngukumbuye nari nibagiye igare ryanjye. Rya gare warurisi? Nari ndisize. Ko kigenda uriza? Ahubwo reka dizane. Banguka. Banguka we rizana. Sheri uziko igare rigura miliyoni 20 z'amadolari. Urabizi? Mana we. Iri gare rwose rirahenze. Sheri njya kwigana. Ntago ndi bugwe. Oya ntabwo. Uri sari? Ntabwo ugwa. Sheri bazenguye we. Oya ntabwo ugwa ndagufatira. Ntafata utabyaye akana. Oya umva Sheri ntabwo wapfa. Aho kugira upfe nagutera inda. Yesu! Oya ntacyo bahumura. Icara hejuru nta kibazo. Sheri ngaho kugira ngo afite wanera inda. Ese mfite ubwoba. Humura ntacyo. Mfite ubwoba bwinshi we. Sheri ubwoba ko bwinshi. Mfite ubwoba agiye kugwa. Oyi. Oya ngomba kugushimisha uyu munsi. Cyane? Cyane. Okay. Uyu munsi ni wacu. Mfite ubwoba. Oya ntacyo uba. Ko urumva ndi gutitira. Oya nta kibazo humura ndakomeza gufatire. Ega nawe uzarimenya. Sheri uziko ari ubwa mbere nicaye ku igare. Reka. Ni ukuri. Aho none se ninde wari kuri kwicaza uretse ngewe? Ese so wari waragiye nkakubura. Sheri. Hano ni unzanye. Karibu kiriya. Urakoze cyane. Ariko se uri nagusubiye ko nkeneye karibu cyane nkeneye icyo kunywa. Tubaye iki se hano? Ahubwo se mufite. Harimo imineke, hakabamo amacapati y'ubushera n'igikoma na fagitire ikonje. Okay. Sheri, dore hano nari nakubwiye muri ya hoteli nashaka kugusohokana ni ahangaha. No. Muri quartier yaka. No hoteli ko mbone kazera. Iyi ni akazi byatari. None se ufite ubushera? Mfite ubushera na fagitire ikonje n'igikoma.
avoka se urazifite zirahari numpereza igikoma cya desa rimwe na avoka y'ijana igikoma cya desa ninde ujya kugurira igikoma ni wowe none se ninde njyewe ugiye kugurira igikoma musisi wagira ngo mbigenze gukomana nyagasani ariko noneho kuva najya i Kigali ugiye kugurira igikoma musisi tubigenze gute ko ariko dufite njyewe igikoma musisi wagira ngo ugurire itabi hase nta kibazo ufite mu mutwe uri muzima uri sariye ugiye kugurira igikoma musisi nabigenze uteshere wakuyanganya ariko ukajya wiyoroshya umuntu uvuye South Africa ugiye kugurira igikoma none se ko amafaranga yose yashyiriye mu rugendo uragira ngo mbigenze uteshere ako sereka mubaza ubundi iwanyu barakureze barakoroye wigeze wumva umuntu basohokana igikoma musisi wamenye neza mu rugo iwacu nta sukari haba none se sheri reka nkubwire kuri Severance ntibikura kurusohokana kandi uzi neza ko ari umunsi w'abakundana none se abakundana bakundanira inda cyangwa bakundanira ibyo kurya cyangwa bari kugira ngo icyo babonye cyose bagisangire wansohokanye nagusohokanye bampa igikoma ahubwo baguye n'ubusheri ndi ingurube se oya sheri njye none se undi ubwoye igikoma ubushera n'avoka ugurisha n'ubuhe inuzaniye hari n'amagi ntuyibagirwe nyine urafata avoka uyirishe ubusheri hakuze kuri ikigo bamenya ugikora akusheri umunsi ku munsi wa Severance igikoma bamenya igikoma na avoka jewe byanabira Severance kugize gutya ndabibonye abakobwa mukunda bafite bagusohokanye noneho kugira ngo wishime urangumerekeje gutya wa mugabo nawe bakubonye imboga mu menyo n'umugabo ubundi umukobwa igikoma ku munsi wa Severance none se nabigenze ute ko aribwo bushobozi nari mfite bari kunyujijemo pe genda nawe usebeye mu ruhame nk'ibasi ibyo birakureba nyine biyemera we nkura ariyemeye ngo avuye South Africa nta n'ikintu afite bazikubonyemo pe usore bwiyemera nuko bujya bugenda bakunyujije mu ijisho rega ujye uvugisha ukuri